turabasuhuje bene data mwebwe mukunda ijambo ry'Imana mukaba mwongeye gufata umwanya wanyu muje kugira ngo twigire hamwe ijambo ry'Imana. Imana ibahe umugisha. Uyu munsi twongeye twagarutse kugira ngo dukomeze kwigana ijambo ry'Imana, tube twabasha kubona ijambo ry'Imana rizabasha kudutunga mu bihe iri jambo rizaba rikenewe, hari inzara nyinshi, hari n'inyota nk'uko Amosi yabihanuye. Rero uyu munsi tuje kwigana ingingo yo kuwa kane, aho ifite umutwe ugira uti umuburo wo kwirinda gusenga ibishushanyo. Pawulo yatanze umuburo ukomeye cyane wo kwirinda gusenga ibishushanyo mu gihe yari arimo arigisha bari abantu b'i Korinto. Rero icyigisho cyacu n'ahangaha kigiye kuba kiri, turaza kugishingira mu Bakorinto igice cya 10 umurongo wa 5 kugera ku wa 22, ni urwa mbere rw'Abakorinto. Rero sindi jyenyine, nge tugiye kubana muri iki cyigisho, nitwa Liberateur Jean Floribert, nkaba ndi kumwe na mugenzi wanjye Niyigena Etienne. tukaba ari twe tugiye kubana muri iri jambo ry'Imana. Ariko mbere y'uko dutangira, reka tubanze dusenge. Etienne, wadufasha tugasenga. Reka duce bugufiya tubanze dusenge Imana. Data wa twese uri mu ijuru, turagushimiye cyane, izina ryawe nirihimbazwe. Amen. Tugushimiye uburyo utwitaho buri munsi, ko bukeye n'uko bwije. Izina ryawe rihabwe icyubahiro muri uyu mwanya. Tugize rero n'andi mahirwe adasanzwe yo kwiga ijambo ryawe. Reka uzubane natwe kandi dusobanurire, udufashe gufata imyanzuro ikwiriye mu izina rya Yesu. Amen. Amen. Yego, nk'uko twari twatangiye tubibabwira, icyigisho cyacu kijyanye n'umuburo wo kwirinda gusenga ibishushanyo turaza kugishingira mu rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto igice cya 10, duhere ku murongo wa 5 tugere ku wa 22. Mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto, Yego. ni igice cya 10 duhereye ku murongo wa 5, haravuga ngo ariko abenshi bo muri bo Imana ntiyabashimye, nicyo cyatumye barimbukira mu butayu. Ariko ibyo byababereyeho kugira ngo bitubere akabarore, ngo tutifuza ibibi nk'uko bo babyifuje. Nuko rero ntimugasenga ibishushanyo nk'uko bamwe bo muri bo babisengaga, nk'uko byanditswe ngo abantu bicajwe no kurya no kunywa, bahugurutswa no gukina. Kandi ntimugasambane nk'uko bamwe bo muri bo basambanaga, bigatuma hapfa abantu 2,300 ku munsi umwe. Kandi ntimukagerageze umwami wacu nk'uko bamwe bo muri bo bamugerageje bakicwa n'inzoka. Yego. Ntimukivovote nk'uko bamwe bo muri bo bivovose bakicwa n'umurimbuzi. Ibyo byababereyeho kutubera akabarore, kandi byandikiwe kuduhugura twebwe abasohoreweho n'imeruka y'ibihe. Nuko rero uwibwira ko ahagaze yirinda atagwa. Nta kigeragezo kitabasha kutugeraho kitari rusange mu bantu, kandi Imana niyo kwizerwa, kuko itazakundira kugeragezwa ibiruta ibyo mushobora, ahubwo hamwe n'ikibagerageza izabacira akanzu kugira ngo mubone uko mubasha kucyihanganira. Amen. Ibyerekeye gusenga ibishushanyo. Nuko rero bakundwa, nimuzibukire kuramya ibishushanyo. Ndababwira namwe muri abanyabwenge, mutekereze ibyo mvuga niba ari iby'ukuri koko. Gusangira igikombe icyo dusabira umugisha, mbese siko gusangira amaraso ya Kristo? Gusangira umutsima tumanyagura, siko gusangira umubiri wa Kristo? Yego. Nuko ubwo uwo mutsima ari umwe, twe nubwo turi benshi turi umubiri umwe. Amen. Kuko twese dusangira umutsima umwe. Murebe Abisirayeli bo ku mubiri, mbese abarya ibitambo ntibaba basangiye n'igicaniro? Icyo mvuze ni iki? Boshye ibyatekeshejwe ibishushanyo
ari ikintu cyangwa ko igishushanyo ubwacyo ari cyo kintu? Reka da, ahubwo mvuze yuko ibyo abapagani babiterekereza abadayimoni, batabitura Imana yanjye. Sinshaka ko musangira n'abadayimoni. Ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere no ku gikombe cy'abadayimoni. Ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. Mbese icyo mushaka ni ugutera umwami ishyari tumurusha amaboko? Etienne, nk'uko tumaze kwiga aya magambo, aya ni amagambo akomeye cyane Pawulo yanditse atari uko yari yishimye, ahubwo ari uko yabonaga akaga kari kagiye gutera buriya bwoko bwa Korino mu gihe bwari kuba butazibukiriye kiriya kintu. Uyu nakurikije amagambo twasomye, batubwiye ko atabibandikiye agira ngo hari abashishikarize nabo kubikora. Yego, iyo usomye muri iki gice niko bakubwira. Ahubwo ni ukugira ngo ibyo bintu impamvu bigaruye mu matwi y'Abakorinto, yego, ni ukugira ngo ibyo bintu batazabisubira, batazakora amakosa nk'uko Abisirayeli yakozwe. Buriya rero ni natwe ni icyigisho kuri twe. Ntabwo ibi bintu biba bigarutse ngo natwe dufatireho urugero tubijyemo, ahubwo biba bije ari umuburo kuri twe kugira ngo natwe dufate umwanzuro ukwiriye utandukanye n'uwo abakurambere bacu bafashe. yanabivuze cyane ngo tugomba kwigira ku byahise kuko ngo byabereyeho kutubera akabarore cyane. Yabanje kubereka uburyo Abisiraheli bagendaga bakora icyaha bakanagihanirwa. Rero biza kugaragara yuko natwe nituramuka tutumviye byanze bikunze inkota izaturya. Ibihano bigomba kutugeraho. Rero mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 10 kuva ku murongo wa 14 kugera 22, Pawulo agaruka ku kibazo cy'ibyo kurya byaterekerejwe ibigirwamana nk'uko twabisomye. Gutekereza ibyo byo kurya by'ibigirwamana bishobora gufatwa nk'ibidasanzwe mu mico myinshi y'iki gihe, ariko byari gikwira mu bihe bya Bibiri. Ubwo muri iki gihe cya Pawulo kurya ibyo kurya byaterekerejwe ibigirwamana byari byeze cyane ahantu hose, kandi n'ubu barahari. Ni uko ahubwo bisigaye bikorwa mu buryo bubi. n'uyu munsi tuzi ko Satani we icyo yakoze ni uguhindura uburyo yabikoragamo. Murumva mu gihe cya Pawulo ubupagani nibwo bwasaga naho bwiganje cyane, ariko uyu munsi kuko Satani yabonye ko ubupagani abantu benshi bari kubuhunga bagahungira mu Bukristo, nawe yaje abasanga mu Bukristo barimo, ahubwo bisigaye bikorwa mu buryo bwa gikristo, ariko n'ubundi ari ubupagani bwihishe. N'ubundi cya kintu cyakozwe ariko ukaba utabimenya. Rero yakomeje avuga ngo igihe amatungo yaterekerezwaga ibigirwamana mu nsengero z'abapagani, umugabane w'iryo tungo wahabwaga abatambyi bakoraga uwo muhango. Noneho maze bakagurisha inyama. Zimwe muri izo nyama zagezwaga ku masoko rusange. Uri kumva, zimwe mu nyama zasigaraga ku batambyi, izindi zikajyanwa mu isoko, mu masoko rusange aho twebwe turi bwahahira abaturage basanzwe. Kubera ko izo nyama rero zitabikwaga ahantu hatandukanye n'izindi nyama, nazo zabaga zije kugurishwa mu isoko. Ntabwo habaga hari stoke bari bwavuge ngo izi nyama turazibika. Rero zivangaga n'izindi, umuntu ugiye guhaha akaba atazi inyama agiye guhaha, ubwoko bwazo, aho zaturutse, mbega mu kubagwa kwazo byagenze gute. Ayo makuru ntabwo yabaga yatanzwe. Umukristo rero yashoboraga kugura izo nyama zaterekesherejwe ibigirwamana atabizi. Urumva ni akaga cyane rwose, kari akaga ko muri icyo gihe. Urumva nyine niba inyama zateguwe udahari zikazanwa mu isoko, kandi tuzi ko ibintu byo mu isoko biba byavuye imihanda yose, bigahurizwa aho ngaho, ubigura utazi inkomoko yabyo. Rero iki kibazo cyari gihari cyane. Inama rero y'intumwa niyi iravuga ngo inyama nk'izo zishobora kugurwa n'abakristo. Niyo mpamvu yavugaga ngo ngiye inyama ngiye no kuzivaho. Yaravuze ngo ndaziretse bitewe n'uko ziri kugusha bene data. Ndaziretse kuko zamaze guhinduka ikigusha. Rero barakomeje, wadufasha mu magambo yakomeje atubwira
umwanditsi w'iki cyigisho yakomeje n'amagambo avuga ngo ku isubi ya kabiri, nyamara mu gihe inyama zatambiwe mu rusengero zashoboraga kuribwa n'abakristo mu rugo, kujya mu nsengero z'abapagani ukitabira ibirori byabo byari bibujijwe ku bakristo. urumva mu gihe cya Pawulo ntago wari wemerewe kujya kwitabira ibirori by'abapagani. None se ko twamaze kubona ko mu gihe cya Pawulo yego ibyo bigirwamana koko byari byeze n'ubukristo buhari, yego ntibwari bwagakwira cyane ariko bwari buhari. yego n'uyu munsi ibihe uko ibihe bigenda byigira imbere niko Satani arushaho gukora. cyane ubwo bivuze ko n'iki gihe ibyari biriho mu gihe cya Pawulo n'ubundi ntabwo byagiye birahari. none ko tubona ubukristo uyu munsi ari bwo bwinshi noneho urenze ubupagani, noneho twebwe uyu munsi urumva tuzabyitwaramo dute kugira ngo tumenye izo nyama zaterekerejwe ibigirwamana n'izitaterekerejwe ibigirwamana? biragoye kubimenya nyine. mbese wabimenya gute? n'ubu ngubu biracyabaho, ugasanga hari inkoko urayitaye, umuntu yatahanye inkoko ageze mu rugo asanga iravuga. none si ubwo ngubwo nk'iyo nkoko yari irimo abo badayimoni. urumva muri iyi minsi dukeneye kuba turi abantu dusenga cyane kandi tukiga ijambo ry'Imana kugira ngo tube dufite amaso y'umwuka, kuko udafite amaso y'umwuka byanze bikunze ibyariho mu gihe cya Pawulo n'uyu munsi birahari, azasanga nawe yaguye muri uwo mutego wo kuba yarya ibintu byaterekerejwe ibigirwamana. yarakomeje aravuga ngo icyagenderwagaho kiragaragara, abakristo bemerewe kurya inyama bari mu rugo kuko ibishushanyo ntacyo ari cyo. nyamara abakristo ntabwo bagombaga kujya mu birori by'abapagani kuko ibyo bifitanye isano no kuramya abadayimoni. urumva ko kujya mu birori bakomeje babishinga hagati. kujya mu birori by'abapagani bavuze ko byanganaga no kugira iki? no gufatanya nabo, no gusenga abadayimoni, no gufatanya n'abadayimoni. ubwo natwe ubwo bivuze ko tubujijwe kujya mu birori by'abapagani. kandi ubwo abapagani ubundi ni abantu bose bahakana amahame y'ijambo ry'Imana cyane rwose. ushobora no kuba iki gitabo cyera Bibiliya gikoresha ariko amahame yaryo yose akaba yahakanisha ibikorwa akora. nubwo yaba ahakana rimwe, uwo nyine afatwa nk'umuntu w'umupagani wo muri iki gihe. ubwo niko twabyita. ariko hari akandi kantu bavuzemo ngo bararikirwaga kuzirira mu ngo zabo. ubwo bivuze ngo umukristo wa none n'iki agomba gukura muri iki cyigisho? nuko agomba kurya ibintu bwe uwe yateguye ku giti cye, atateguriwe n'abandi bantu, kugira ngo abe atagwa muri uyu mutego. ndumva aricyo kintu twakuramo hano bavuzeho gikomeye cyane. yarakomeje aravuga ngo kugira uruhare mu mihango y'abapagani bihwanye no kugirana ubumwe n'abadayimoni. akantu karakomeye. urumva ko bikomeye kugira uruhare mu mihango y'abapagani. niba wenda yakoresheje ikintu runaka, yakoresheje ubukwe, ukagiramo inuze ukagiramo uruhare mu kuyobora imihango ibiki, bivuze ko ni ugufatanya n'abapagani. ni ukugirana ubumwe n'abadayimoni. noneho arakomeza aravuga ngo nk'uko kujya ku meza y'umwami bihwanye no kugirana ubumwe na Kristo, bihwanye no kugirana ubumwe na Kristo. urumva bari gufata ubumwe tugirana n'abapagani bakabihuza n'ubumwe tugirana na Kristo. uko wasangiriye ku meza y'umwami, kwa kundi tujya ku ifunguro ryera, nk'uko tuba dusangiye na Yesu, ni nako iyo ugiranye ubumwe ugiye ku meza yindi y'abapagani nawe nabo ubugiranye ubumwe nabo. ngo bityo Pawulo aravuga ati ntibishoboka ko mami wera ku gikombe, ntibishoboka ko munywera ku gikombe cy'umwami wacu kandi ngo munywere ku gikombe cy'abadayimoni. ntimushobora gusangira ibyo ku meza y'umwami wacu n'ibyo ku meza y'abadayimoni. nk'uko Yesu yabivuze, ntawe ukeza
abami babiri. ibi bintu mbibutse turacyari kubisoma mu Bakorino igice cya 10 mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 10 ku murongo wa 20-21 niho tukiri gusesengura. Rero ntago bishoboka ko wanywera ku bikombe bibiri icyarimwe. Yesu we yarabivuze ati ntago mwakeza abami nta babiri. muntu ukeza abami babiri aba yanga umwe agakunda undi cyane rwose. niko ayo magambo asoza avuga muri Matayo. Rero Pawulo avuga ko Imana idusaba kuyegurira imitima yacu yose, mbega ntitugira akantu na gato dusigira undi mwami ari we Satani. Agakomeza avuga ko gusenga ibishushanyo bitera umwami ishyari, nkuko twabibonye ku murongo wa 22 burya. Yego. Iyo usenze ibishushanyo burya uba uri gushaka gutera Imana ishyari. Niyo mpamvu tuvuga ngo Imana ni Imana ifuha, Imana irarakara. Oya, dukurikije ku byo tumaze gusoma hejuru, bavuze ko kugirana ubumwe n'abapagani uba ugiranye ubumwe n'abadayimoni. Yego. kandi ubwo urumva uba wagiye kuramya izindi mana. ngo bivuze ko kugirana ubumwe n'abapagani wateye Kristo rwose ishyari. nicyo kintu bari kuvugamo hano. Yahita atanga umutarega hano, aravuga ngo kugira ngo ibyo bitabaho rero Pawulo mu rwa mbere rw'Abakorino igice cya 8 kuva ku murongo wa 4 kugera ku wa 6 atanga itegeko ritibeshya rirwanya gusenga ibishushanyo. Aravuga ati turwanye ibishushanyo, gusenga ibishushanyo. Arengurira ku gutegeka kwa kabiri igice cya 6 umurongo wa 4 n'uwa 5 avuga ngo umva wa bwoko bwa Isirayeli we, Uwiteka Imana yacu ni Uwiteka wenyine. Ukundisha Uwiteka Imana yawe umutima wawe wose n'ubugingo bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Aya ni amagambo ari mu gutegeka kwa kabiri. Kuri iki gitekerezo rero cyo gukunda Imana ukayirutisha ibindi bintu byose mu gutegekwa kwa kabiri, Yesu yongeyeho ati ukundishe mugenzi wawe, ukunde mugenzi wawe nk'uko ugira iki wikunda. Bivuze ngo kugira ngo dutsinde kiriya cyaha cyo gusenga ibishushanyo, kuko dufite umutwe uvuga ngo umuburo wo kwirinda gusenga ibishushanyo ni ukwiyegurira Imana tukayikunda, tugakunda na bagenzi bacu. Urumva bundi iyo haje iryo jambo umuburo, iryo jambo rikubiyemo ibintu bibiri. Nuko bagaragaza ibigiye kuba cyangwa ibizaba cyangwa ibiri kuba, bakagaragazamo n'ingorane z'ibyo bintu. Yego. Urumva rero niba ari umuburo bakubwiye yuko hari ikintu kigiye kuba kandi kizazaniza ingaruka, bakakubwira bati byiza nuko wakora iki, urumva abo uwo muntu nta kintu aba atakoze. Urumva rero niba batubwiye ko duhawe umuburo ku bintu byerekeranye no gusenga ibishushanyo, bakaba bavuze ko kugira ngo twirinde gusenga ibishushanyo nuko dukundisha Uwiteka n'umutima wacu wose n'ubwenge bwacu bwose ndetse n'imbaraga. Ariko hakongeraho ngo dukunde na mugenzi wacu nkuko tugenza gute twikunda. Urumva rero nta kuntu Imana iba itakoze rwose, nta kubitagiriye abantu bayo, iba yatanze inama zose zishoboka mu ijambo ryayo. Ni ahacu rero kugira ngo tubihe agaciro, kugira ngo tutazagirwaho n'urubanza, tutazasohorwaho n'aya magambo twasomye mu Bakorino avuga ngo ariko bamwe Imana ntiyabashimye. Rero hari abantu bakunze kuvuga ngo ibigirwamana byavuyeho bibumbye, bakavuga bati se ko bitakiriho tutakibona abantu babisenga. Rero barakomeje badusoreje batubwira ngo ikigirwamana si ngombwa ngo kibe kibumbano. Oya, ikintu cyose gishobora kutubera ikigirwamana. Ni ibihe bigirwamana ibyo ari byo byose ukeneye kuzibukira mu mibereho yawe? Ni iki ari cyo cyose wahaye umwanya kukirutisha Imana, ni ikigirwamana. Kiba cyahindutse ikigirwamana. Ikintu cyose kijya mu mwanya w'Imana mu buzima bwawe, icyo kintu cyose gihinduka ikigirwamana. Rero reka dusoreze aha ngaha dusaba yuko abantu bose badukurikiye kandi bakunda ijambo ry'Imana bashobora kuduha ibitekerezo banyuze muri komenti, bakatubwira mbese iki kintu kijyanye no gusenga ibigirwamana bakibona bate, ese kiracyariho cyangwa cyavuyeho. Ubundi ushobora kuba wafashijwe n'iri jambo, ushobora gusangiza inshuti zawe kugira ngo nazo nibura zive muri aka kaka kuko bazasenga ibigirwamana. Video yabanje cyangwa icyigisho cyabanje muragisanga muri komenti cyangwa muri description ya video kugira ngo dukomeze kwiga ijambo ry'Imana. Etse wasoza udusengera tugasoza. Murakoze cyane, reka duce bugufi ya dusenga. Nanone Mana yacu turagushimiye, tugushimiye neza yawe n'urukundo bitarondoreka.
uburyo muri uyu mwanya rwose twiyeretse turi kwiga ijambo ryawe, ukaba uduhishuriye ikintu kitajya kijya imbizi nawe, ni uko abantu iyo twagiye mu gusenga ibishushanyo cyangwa ibigirwamana bituma mu mutima wawe hazamo ishyari, ukagira agahinda n'ishavu, ariko utanze umuburo ku bwoko bwawe. Uravuze ngo nitugukundishe imitima yacu yose, imbaraga zacu zose, ubwenge bwacu bwose, ndetse twongereho no gukunda bagenzi bacu. Data wa twese, iyo mbaraga ntiba muri twe, ariko iyo habaye byose birakunda. Ngaho dusekera imbaraga y'Umwuka wera dushoboza, ni mu izina rya Yesu, amen.